murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatandatu nitumara turasoma n'andi mu kindi gitabo. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Amen. Amen. Reka twongere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibice bine duhere ku murongo wa 28 turaja kusimba kuri 39 gushika kuri 41. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni ibice 4 umurongo wa 28. Turasubira tuje gusimba kuri 39. Aravuga ngo nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda aja mu mudugudu abwira abantu ati nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. Amen. Amen. Usimbe kuri 39. Kuri 39 aravuga ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. 41 bizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo rye, maze babwira uwo mugore bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Amen. Amen. Dusomye amagambo ibice nka 3, ariko nubwo dusomye harehare turaza kuvuga mu ncamake yayo kuko umwanya turabona utujanye. Gisoma cyangwa se bakimbwira kuzavuga ijambo ejo nimugoroba, atekereje icyo nzabwira abantu. Numva iri jambo ariryo rije mu mutima wanje. Nahaye umutwe w'ijambo, ijambo rifite kabaza rivuga ngo utindana nande. Utindana nande. Mbese wewe uzutindana nande mu kubaho kwawe? Umara umwanya wawe utindanye nande? Ninde muhora mutindana mu mirimo yawe, mu myanya yawe, mu bihe byawe? Utindana nande? Cyangwa jewe ni ijambo rihari tubaza, riko rirakubaza nanje rikambaza. Ese jewe ntindana nande mu mwanya wanje wose,
ngira w'ubuzima, ngira umwanya wo gutindana nandi. yego Iri jambo gutinda turarizi twese. Gutinda ni ukumara umwanya munini ahantu cyangwa igihe cyangwa imyaka myinshi ukayimara ahantu uri kumwe n'umuntu cyangwa uri kumwe n'abantu. uko niko gutinda. Iyo umaze umwanya ahantu ukahamara igihe ukahamara imyaka, bivuge ko uba uhatinze. yego Gutindana n'umuntu nuko uba umukunzi. Gutindana n'abantu nuko uba ubakumbuye. haba hariho ikintu wabakundiye gituma utinda. Haba hariho ikintu bakungura gitumye ubatindamo. Hariho icyo ubasoromamo iyo wabatinzemo. Ni iryo jambo twashatse kuvugana hejuru yo gutinda. Ese wowe utindana nande mu gihe cyose utinda? Abanyabwenge baza bavuga ngo gutindana n'umunyabwenge ugahora wumva ibyo avuga, ukabona ibyo akora, nawe uba nkawe. Umunyabwenge nkawe. Iyo witegereje umunyabwenge ibyo ari gukora, ukumva n'ibyo avuga, imvugo ye n'amagambo akoresha yuzuye ubwenge, arakwigisha nawe. Ejo ugasanga nawe wabaye umunyabwenge, ejo ugasanga uri kuravuga nkawe. Nicyo gituma abantu bakunda kuvuga ngo umwigishwa amera nk'umwigisha. Iyo wigishije umunyeshuri agukunze, aza kwigana. Twahoraga tubibona mu mashuri, nk'umwarimu iyo atinze nko kuza, ugasanga bene aba bana bakubagana, agatangira kuja ku itaburo akigana umwarimu uko aza avuga, akigana umwarimu uko aza yigisha. Ugasanga abandi ko baraseka, ariko biba bimeze neza. Kumva umwana aha yigana umwarimu biba bivuze ko yamwumvishije cyane. Kugendana n'umunyangeso mbi nabyo bigira impact, bigira uburemere. Iyo ugendanye n'umunyangeso mbi nabyo birakwandukira. Iyo ugendanye n'ingare uba ingare. Iyo ugendanye n'igifu kitagira ubwenge kiza kivuga uko cishakiye, nawe buraca ukavuga nkawe. Ariko gutindana n'umuntu mwiza nabyo bigira akamaro. Iyo ugendanye n'imfura uzuba imfura. Abakuru baza bavuga ngo iyo wisunze ngo imfura ngo izi gusiga ifura. Nuko uba waramwegereye, nuko uba waramukunze, nuko uba warabanye nawe, ugakunda uko ameze, noneho nawe akagusiga ifura. Gutindana n'umuntu mwiza araguhindura. Gutindana n'umuntu mubi nabyo akaguhindura. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ryatubajije ngo se utindana nande? Jewe ntindana nande. Tinda mu biki? Tindana nande. Dusomye inkuru z'abagore babiri zitandukanye. Uwa mbere twasomye aho yatinze, kandi twabonye n'ingaruka zabyo. Iyo historia turayizi. Yatindanye n'umwanzi, bimuzanira ingaruka, ndetse izo ngaruka zitugeraho twese. Izamubayeho wenyine, ariko zatugezeho twese.
uyu mugore wa kabiri dusomye yatindanye n'umwami Yesu baraganira kandi ntawe uzi utindana n'umuntu batari ko baganira. Yego. Uyu mugore wa kabiri nawe yatindanye n'umwami Yesu baraganira bagirana ikiganiro. Nyuma yaho waje gusanga ico kiganiro bagiranye cyangwa se bakoranye caramuhinduye ndetse kimuhesha no guhindura abandi. Imana irema Adamu na Eva yabaremeye Edeni, niko abaririmbyi bari mu kuririmbira akavuga ngo iyi Imana ija kukurema ibanza kukuremera Edeni. Yari irimo ibyiza byose ntaco bari bakenye. Imana yari yarabahaye ibibakwiye byose, irababwira ngo murye kandi uyu murima muwubagarire muwutungane. Maze umunsi umwe Eva aja gusoroma imbuto nk'uko byari bisanzwe, ariko Marshanse ahura n'umushukanyi ari we Satani. Ariko ntiyaza nk'umuntu, iyo aza nk'umuntu aba yaramumenye, aba yaravuze ati bisi bisanzwe uyu muntu aturutse hehe kuko turi babiri gusa. Ariko Satani yambara umwambaro w'inzoka, aza mu buryo bw'inzoka, igikoko Imana yaremye kiri muri Edeni. Wa mugore ntiyagira amakenga, bagirana ikiganiro tuzi twese. Inzoka imubaza impamvu batajya kuri ico giti Imana yaremye kandi naco ikagishira muri uwo murima. Yego. Wa mugore nawe aramusubiza ati ni Imana yakitubujije, yaratubwiye ngo tuzorya ibindi biti byose ariko iki giti kiri hagati mu murima ntitukakirye, uwo munsi twakiriye tuzapfa. Ariko Satani kubera ari umushukanyi aramubwira ati ntimuzapfa. Ariko se kwari ukuri, kwari ukumushuka uko ntibapfuye n'ubundi duhaye gusa. Satani ni umushukanyi, ni umwanzi w'ibyiza. Nawe aramushuka, amaze kumubwira utujambo two kumuryosha amubwira ati Imana yabonye yuko mwazasa nkawe cyangwa se mukamenya iciza n'ikibi. Wabonye yuko ico giti ari ciza, warambura ukuboko arasoroma ararya ngo ashira n'umugabo. Ingaruka zababayeho turazizi kandi natwe zatugezeho abari ku isi, kubera ko yatindanye n'umwanzi ari we Satani. Ingaruka zitubonekaho kandi nyinshi cyane. Gutindana n'umwanzi, gutindana n'umushukanyi bigira ingaruka mbi. Cyo gituma dukwiriye kwirinda, tukamenya abo duhaye dutindana, ukumva amagambo bahaye bakubwira ayo kugushuka, ayo kukubwira ibitari byo. Uzumenya yuko ayo magambo afite ingaruka. Umugore wa kabiri twasomye ni umugore w'umusamariyakazi, ngo yari umunyangeso mbi nawe cyane, kandi izo ngeso mbi ngo zamuteraga isoni. Burya abanyabyaha bazananirwa kwikura mu byaha, bakananirwa kubireka, bakananirwa kuvamwo, ariko bibateye isoni. Uyu mugore ngo byari bimuteye isoni nubwo yari ananiwe kuvyikuramo. Ngo ntiyari akivomera rimwe n'abandi, ngo akarinda abandi bose bakavoma, bamara nabo nawe akabona kuja kwiriba, akaja kuvoma mu masaha abandi bari mu mazu, uzuba ryinshi, ko barafungura, nta muntu wawe usohoka mu nzu, akabona kwitunga nawe akabona kuja gushaka amazi.
umunsi umwe agira umugisha ahura na Yesu. Yesu Amen. nawe aho yari avuye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo apfa kwicara ngo arushe. Abigishwa bari bagiye gushaka ibyo barya, bari bashonje, ngo Yesu apfa kwicara. Ariko nubwo abantu babonye apfuye kwicara gusa, we yicaye afite intego, kuko Yesu ari Imana izi byose. Yicaye azi yuko wa mugore amusanga hari, yicaye yuko akeneye kumukiza, yicaye azi yuko intego yo kugira icyo akorera uriya muntu. Ngo aricara, amaze kwicara wa mugore ngo amusanga ku iriba, amaze kuvoma amazi ngo aramubwira ngo mpa kutuzinywe. Byinshi ntitwabigendamo, amasaha aragiye, ikiganiro bagiranye turakizi. Yesu aramubwira ati mpa kutuzinywe. Wa mugore aramubwira ati se musabira amazi kandi uri umuyuda nanjye nkaba umusamariyakazi, kandi ko mutunena ko mutazamutwumva, unsabiye amazi ki? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi gusabya amazi, nari kuguha amazi azakumara inyota utazongera kuvoma. Uno mugore ntiyabashije kumuha amazi, yabanje kumubwira ibyo. Ariko Yesu ngo amubwire ko afite amazi y'ubugingo, atangira kumusaba ngo yampeho, yampe kuri ayo mazi, kandi we yamwimye ayivomo cyangwa se ayirobine. Arayamwima, ariko amusaba ayo ngayo. Kuko Yesu atari umuntu, aramubwira ati genda uzane umugabo wawe, mwese munywe kuri ano mazi y'ubugingo. Wa mugore ngo avugishe ukuri. Iri jambo rizarintangaza, umugore w'umunyabyaha, ariko ngo avugishe ukuri. Uko kuri yavuze, aravuga ati nta mugabo mfite, kandi abafite benshi, ariko avuga ukuri. Kubera ko twari twaganira n'umwami Yesu, ukuri ntiyananiwe kuvuga ukuri, aratinyuka avuga ukuri. Aravuga ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite si uwawe. Wa mugore biramutangaza, kubera ukuri yavuze bituma batuka. Kubera ukuri yavuze bituma Yesu amubatura, ava muri bwa bubata bwa bya byaha na bya bibazo yari arimo. Niho twasomye havuga ngo amaze wa mugore ngo asiga ikibindi ciwe, yabaye akita kuvoma, yabaye akijana amazi, kuko yari yabonye ikiruta amazi. Haleluya, Amen. yari yabonye ikiruta ayo mazi. Yari agiye kuvoma, arirukanka ngo abwira abo mu mudugudu, barababwira ati nimuze mwese, nimuze murebe uwambwiye ibyo nakoze byose. Bantu kubera ko bari bamuzi, barumva, baravuga ati reka tuje kumva uyu muntu. Ngo baraza bumva inkuru za Yesu, bumva ibyo Yesu ahaye avuga, ngo bararyoherwa, niko abarundi bazabavuga. Bumva bibamereye neza, ngo binginga umwami Yesu ati ntiworara ngo umutubwire ayo majambo. Bari bumvishije baryohewe mu mitima, bumvishije bimeze neza, baravuga ati uyu muntu yasibira ahangaha akaguma akavuga aya majambo, atumereye neza mu mitima. Yesu nawe kuko yari afite gukiza, yari afite kubohora iriya mitima, ngo ntiyanga, arasiba, ngo hasibira kabiri. Ngo amaze kuhasibira kabiri, ngo abantu bumva ijambo ry'Imana, ngo barakizwa. Hakizwa benshi cyane, ngo baruta aba mbere. Yesu, gutindana na Yesu
bifite umumaro. Uno mugore yatindanye nawe arabohoka, arakira, arahinduka, abasha kuvuga ukuri. Ikiganiro ca Yesu n'uriya mugore caramubohoye, catumye avuga ukuri, kiramubohora, arahinduka, ndetse yiruka aja mu mudugudu, aja kubwira abandi yabwiye nabo baraza barabohoka kandi barakira. Niyo mpamvu dukwiriye gushaka uko dutindana na Yesu. Ejo umuvugabutumwa yaratubwiye ngo igitaramo ca nibature ntigihagije, dushaka iyindi imyanya myiza yo kwihererana n'Imana yacu kugira ngo dutindane nawe, kugira ngo dutindane n'Umwami Yesu abashe kuduhindura. Iyo twatindanye nawe ahindura intekerezo, ahindura imikorere, ahindura imvugo, ahindura ibyacu byose bikaba bisha. Reba uriya mugore wari igicibwa, wari umunyabyaha ruhebwa, ariko aganiriye na Yesu amasaha makeya gusa arahinduka, kandi guhinduka guhindura n'abandi. Nicyo Yesu azadukeneraho guhinduka, kandi tugahindura n'abandi. Iyo twahindutse tuzaduhindura n'abandi, ariko iyo tutarahinduka twanduza abantu kudahinduka kwacu. Umuntu utarahindutse aza yanduza abandi izo ngeso mbi, ariko uwahindutse azahindura abandi nabo bagahinduka. Si abo bagore gusa baganiriye na Yesu. Muri Yohana 3:1 tuhasanga inkuru za Nikodemu. Nikodemu ngo yari umuntu ukomeye, yari umuntu ukomeye kandi ngo uzi amategeko cyane, ariko yagize inyota yo kuganira na Yesu. Kandi bamusanga mu ijoro, aramubwira ati, ibi bintu uvuze mwigisha mwiza, ibi bintu uvuze byashoboka gute? Yesu aramusobanurira. Iyo nkuru turayizi, ukuntu we yumvaga ibyo Yesu atavuze. Iyo Yesu avuze, Mwuka Wera niwe udusobanurira. Mwuka Wera akatwerekera, akatubwira ibyo ashatse kuvuga. Nikodemu yashatse kumva ko ari ugusubira mu nda ya nyina akabasha kuvuga ubwa kabiri, ariko Yesu aramubwira ngo ibyo wumvishije si byo navuze. Ntibikunda yuko ushobora gusubira mu nda, ahubwo kuvuka ubwa kabiri ni ugukizwa ukava muri biriya wari urimo. Nikodemu arumva kandi arakizwa, bimugirira akamaro. Uko yicaye hasi yatanze umwanya wiwe, atindana na Yesu mu kiganiro. Atindana na Yesu mu kiganiro bimuzanira ingaruka nziza, cyangwa se bimuzanira inyungu nziza. Hari abandi bagabo nabo batindanye na Yesu. Ko turavuga gutinda, Yesu utindana nande? Utindana nande? Aba batindanye na Yesu. Aba bagabo babiri banditse muri Luka 24:13 ukageza kuri 32. Hari inkuru z'abigishwa babiri ubwo Yesu yari amaze gupfa, ngo basubira iwabo mu kirorero c'Emawusi. Ngo baragenda baganira ibya Yesu, bagenda baganira iby'urupfu rwa Yesu, ukuntu Yesu yabasize, ukuntu abayuda babiciye umwarimu wabo, umwami wabo, bari batezemo byinshi. Ngo bagenda bavuga buzuye agahinda, baganira uko byagaza bigenda. Ni ukuri Yesu ngo abaserukamo, arababaza ngo se ko muragenda muganira iki? Ngo ntibamumenya, ngo amaso yabo arahwezwa, ntibamumenya. Ngo barahindukira basa n'abababaye,
ngo baravuga ngo se niwe mushitsi muri iki gihugu utamenye ibyabaye. Imitima yabo yari ibabaye, ariko ngo baramuganirira, bakorana ikiganiro, bamubwira ibyabaye, iby'umwami Yesu. Bari biteze yuko ari umwami wahoraga ubakorera ibyiza, wahoraga ubakiriza abarwayi, wahoraga ubakiriza impumyi zose, atari ko abayuda babiciyeho baramwica. Bababaye mu mitima, ngo Yesu arabaganiriza, arababwira ati se muzageza ryari kutizera? Atangira kubigisha, atangira kubabwira ibyanditswe kuri we. Yego. Ngo baja kugera ahantu ngo asa n'ugiye guca ku muhana ngo agende cyangwa se atambuke, kubera yuko bari bamaze kuganira nawe, bari bakoranye ikiganiro, bumva imitima yabo iraguwe neza. Ngo baramubwira ngo ariko ntiwagumana natwe, gumana natwe. Tugumanye na Yesu, iyo tugumanye na Yesu umwanya muremure azahumuriza imitima. Ibyari bitubabaje bigahinduka umunezero. Ngo Yesu aremera, ngo barajana. Bashitse muri uwo muhana, ngo bazana ibyo barya cyangwa se bazana umukate. Yesu ngo atangire kuwumanyagura, ngo babona abayewe, ahindutse we. Amaso yabo arahumuka, ngo baramubona, baramumenya. Uwo mwanya wabakurwamo aragenda. Barababara, ngo baravuga ngo aragiye. Nubwo agiye, ariko ntiwibuka yuko igihe twari kutuganira nawe imitima yacu yari yuzuye ibyishimo, imitima yacu yari inezerewe, imitima yacu yari ihumuritse. Iyo twaganiriye na Yesu, iyo twahuye na Yesu, imitima izihumuritse. Imitima yuzuye agahinda, nta kindi kiza kiyiruhura ni ukuganira na Yesu. Iyo uhawe uganirira Yesu, nawe aza kuganiriza. Hari aho wovugisha umuntu ntakuvugisha, ariko iyo duha tuganira na Yesu aza tuvugisha kandi akaruhura imitima yacu. Kuganira nawe ni gute? Ni ugusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana. Baduhaye tuganira nawe, tumubwira ibyacu, nawe akatubwira uko bikwiriye kugenda. Bahaye baganira nawe, imitima yabo yararuhutse, imitima yabo imererwa neza, bamererwa neza. Ngubwo barahindukira, basubira i Galilaya, baja kubwira abandi ibyo babonye. Zatewe n'iki? Ni uko batindanye n'umwami Yesu. Yego. Sobanurira ibyanditswe, ababwira ibyari bikwiriye kuba, kandi yari yarabibabwiye kera, ariko kubera umubabaro, kubera agahinda bagize, bibagirwa ibyo yari yarababwiye. Bibagirwa ko yari yarababwiye ko azopfa kandi akazuka ku munsi wa gatatu. Barabyibagira. Ariko Yesu abona umubabaro wabo, abona agahinda bafite, abona agahinda bahaye bagendana, arabasanga kugira ngo abahumurize. Yesu aza dusanga iyo twababaye, iyo twamwiyegereje, iyo twamwiyegereje aza dusanga kandi akaduhumuriza. Urabona umwanya wacu uri kugenda, umenye ko uwo mutima wo gutindana na Yesu bigira ingaruka zose. Iyo wagize umutima wo gutindana na Yesu, iyo wagize umutima wo gutinda mu masengesho, iyo wagize umutima wo gutinda mu gitaramo, bizana inyungu nyinshi ku muntu no ku muryango we. Umugisha wa Yesu uzi tugarukira umugisha. Umugisha wa Yesu uzugera no ku rubyaro rwacu, ukagera no kubo dutura. Ukaba umugisha ukwiriye, ukaba umugisha munini ugenda ugashikaho.
muri karitsiye yawe aho utuye mu kazi kawe wirinde gutindana n'abatagira akamaro n'abatagira icyo bakungura. Iyo ugendanye n'umuntu utagira icyo akungura umuveho vuba umureke vuba. Umwuka wera dufashe, umwuka wera atuzigame, umwuka wera twigishe, aduhumure amaso y'umutima tubona abo duhaye tugendana, nimba badufitiye inyungu cange nimba ari abo kudushira mu kaga. Umwuka wera twereke, umwuka wera twigishe kugira ibiganiro byiza, ibiganiro bitarimwo ibintu byadutindisha mu bitagira umumaro. Dutinde muri Bibiliya, dutinde mu ijambo ry'Imana, dutinde mu masengesho, dutinde mu bidufitiye umumaro, dutinde mu nkuru z'ijuru, dutinde mu bihumuriza umutima, aribyo dutindamo kuko bidufitiye inyungu nini. Twabonye inyungu zo gutindana n'abantu beza, twabonye inyungu zo gutindana n'umwami Yesu, twabonye ingaruka mbi zo gutindana n'abantu babi, gutindana n'umwanzi, kwemera ibishuko byiwe, kwemera ibyo atudanganya zifite ingaruka, ariko gutindana na Yesu ni umugisha udasanzwe. Imana yo mu ijuru itugirire neza, duhumuke amaso, duhumuke amaso y'imitima kugira ngo tumenye abo tugendana niba badufitiye akamaro. Umwuka wera twigishe kugendana n'abafite akamaro cyangwa se gutindana n'abafite akamaro, gutinda mu ijambo ry'Imana, gutinda mu kuganira n'Imana, gutinda kuvugana n'Imana bidufitiye akamaro, umumaro wa none n'umumaro uzaza. Umwami Yesu atugirire neza kandi aduhezagire kuri iryo jambo. Amen.